Twongeye kubasuhuza abateze amatwi uyu umuyoboro w'ivugabutumwa w'Umunaziri 2020. Imana ibahe umugisha cyane. Nk'uko twabivuze ko tuzabarakira umushyitsi, twongeye kubazanira wa mushyitsi witwa Honorine mwakunze muri benshi. Ushize yababwiye uburyo Imana yamuhamagaye, nizere ko byagenze neza cyane kandi mwaryohewe. Ubu noneho Honorine yongera agaruka kuri uyu muyoboro, agiye kutubwira uburyo akiva Imana yamuhamagaye, yamushyize mu butayu cyangwa ishuri ry'Imana. Aradusobanurira byinshi ku ishuri ry'Imana. Ubundi njya mbwira abantu Honorine, njya mbwira abantu nkababwira nti hari amashuri atatu twese atureba, ariko amashuri yose ntabwo tuyahuriyeho. Twese duhuriye ku ishuri rimwe. Ishuri ni isi buri muntu wese yiga. Ishuri risanzwe ry'uburezi, hari abantu bataryiga n'abantu baryize, iryo ntabwo turihuriyeho, ariko isi tuyihuriyeho. Ishuri rya gatatu niryo tugiye kuvugaho, ni ishuri ry'Imana. Naryo ntabwo turihuriyeho, naryo shuri buriya rigoranye cyane, kuko umuntu yigishwa n'umwuka, kandi umwuka ntufatika. Umwuka ni uw'umuntu ku giti cye. Rero niyo mpamvu twongeye kuganira nawe, ugiye kutubwira uko wanyuze mu ishuri ry'Imana. Ubushize watubwiye ukuntu Imana yaguhamagaye. Ni ukuri Imana yarakoze cyane, kandi kubera nakuzamuye ikagushyira kuri uru rwego. Rero Honorine, mbere y'uko dutangira, ngira ngo abanza guha abantu ikaze bari ku mugabane w'i Burayi, abari muri Amerika. Vuba ikaze, nta kibazo. Mu kanya ndagusengera duhita dutanga ubutumwa. Ikaze abantu turi hamwe, turi ku murongo umwe, bankurikiye bari hirya no hino. Tubanje kubashimira yuko mwabashije kugira ngo mudukurikire. Iryo ni ishimwe rya mbere tubanje kubashimira. Nakoze ikiganiro cya mbere, ku bagikunze Imana ibahe umugisha. N'ubu ngubu nje gukora ikindi kugira ngo mugikurikirane, mumenye uburyo ishuri ry'Imana uburyo rimera, n'uburyo umuntu uri mu butayu uburyo amera. Umuntu uri mu butayu, ibimugeraho n'ibitamugeraho, ibimubera inzitizi, ibibura, ibitabura. Umuntu uri mu ishuri ry'Imana, amakaye abona, amakaye atabona, ikaramu ikandika, ariko ukibaza ngo ibi bintu uzabisobanura neza, ariko Imana ikagushoboza. Ibyo bintu nibyo tugiye gukora muri uwo murongo. Murakoze cyane. Rero reka dusuhuze abadukurikiye bari hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkunda kubasuhuza cyane. Hari abakunzi bakurikiranye igicano yacu. Denise ndamusuhuza cyane. Karibu mu ijambo ry'Imana, ujye uduha ibitekerezo kandi tukabibona. Turasuhuza n'abari muri Suwede, hariyo bagenzi bacu badukurikiye, n'abari muri iki gihugu mu Rwanda, ndetse n'abari muri Afurika yose, ibihugu bitandukanye bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Abarundi turumvikana ku rurimi, abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, Tanzania, aho bose tubahaye ikaze. Rero ngira ngo umukozi w'Imana, tugiye kumva tutarumva uburyo wadushyize mu ishuri, uburyo Imana yagushyize mu ishuri no kuba ugeze aho uri. Reka mbanze dusengere abantu badukurikiye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye gushima muri aka kanya. Uri Imana ikomeye cyane, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, ijambo riravuga ngo abayoborwa n'umwuka wawe nibo bana b'Imana. Turi hano turi kumwe n'umwuka wawe. Ndagusabye ngo utuyobore Honorine. Ubushize waramuyoboye, no muri iki kiganiro twizeye ko uri bumuyobore. Ntavuge yivugishije, ahubwo imbaraga zawe rero zimuvugisha. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, uduhe kuvuga ibikwiriye, ibidakwiye ntibigere kuri uyu murongo. Urakoze Mwami nyir'icyubahiro. Umujakazi wawe arahari. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, umukozi kararyaka ku munwa kugira ngo avuge ibikwiye kandi bohore imitima y'abantu. Urakoze Data mwiza, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Honorine, ikaze kuri twese. urumva umeze ute? Meze neza. Umeze neza cyane. Ndabona bimeze neza cyane, wambaye neza. Igitenge kijyanye, harya kwitega babyita, ni ukwitega n'umwitero? Kwitega. Urasa neza cyane, kandi n'Imana ikomeze ikwambike. Ubutumwa watanze cyangwa cyagiye watanze n'ubwo ugiye gutanga uyu munsi, ni ukuri ntabwo ijambo ry'Imana rimanukira ubusa, kandi iyo wemereye Imana kugendera mu nzira zayo no gukora ibyayo, nayo iza mu byawe. Imana ishimwe cyane. Rero tutagutindiye, reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tugendere ku murongo w'ijambo ry'Imana. Iyo ndabikunda cyane, kuko sinzi niba ushize twavuze ukuntu rimwe na rimwe iyo tugiye mu materaniro cyangwa tugiye gusenga, igice cya mbere ubundi ni ugusenga. Ushobora usenga wihana. Kabiri, ijambo ry'Imana ni ngombwa,
biherekeza ubwo buhanuzi bwose bwavugiye mu rusengero, indirimbo, ibintu nk'ibyo. Ijambo rero ry'Imana ni ngombwa cyane kubera ko ibyo tugiye kuvuga ni iby'Imana. Tugiye gusoma rero muri Zaburi 105 umurongo wa 19, haranditse ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Amen. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iryo ni ijambo, ngira ngo Yosefu uburyo yahamagawe ashyirwa mu butayu ajya mu ishuri, ijambo ry'Imana ryaramugeragezaga. Yosefu ngo kwangana bene se, Yosefu ngo ajugunywe mu rwobo, Yosefu ngo baramubeshyeye ngo bafashe ikanzu yari yambaye, abavandimwe be bayibagiraho itungo, baragenda barabeshya ngo yapfuye kandi atapfuye, baramugurisha kugeza ubwo Yosefu yagiye akaba imfungwa, ariko aho yabaye imfungwa hagirira igikundiro cyinshi. Yosefu ajya kuba kwa Potifari, nahagira igikundiro cyinshi. Yosefu ngo muka Potifari aramwifuje, ariko Yosefu kubera umwuka w'Imana wari umurimo, yanga gukora ibyangwa n'Uwiteka na muka Potifari. Rero izo nzira zose abakozi b'Imana abenshi bagendana nazo. Rero natwe Honorine dufitiye byinshi kuri ibi bintu mugiye kumva mwese, ariko Imana igendane nawe. Honorine tuguhaye ikaze, tuguhaye agatuti. Rero reka nkoze ikibazo cya mbere. Yego. Ishuri ry'Imana ukiryinjiramo bwa mbere, ikihe kimenyetso cyakuretse ko winjiye mu ishuri ry'Imana? Wayibonye mu nzozi? Wabonye winjira mu ishuri ry'Imana byaje bite? Ishuri ry'Imana Yego. rijya kuza ryabanjiriza mu nzozi. Yego. Ngira ngo uregereza mikoro riza mu nzozi, rimaze kuza mu nzozi mbona mfite amakayi Yego. menshi Yego. agera mu makayi 9 ngo n'amakaramu y'umutuku n'ubururu. Ngo uko nari ndi mu ishuri nambaye inifomo y'ishuri isanzwe, turi gusohoka mu kigo, ngo ariko ngo noroka ikigo, ngo norotse ikigo bansubiza mu kigo, barambaza ngo ese ndigituma gushaka gutoroka ikigo, ngo ukubera iki? Ngo nawe ngo njyewe ikigo cyanyu kirandambiye, ndumva amaherezo nzakivamo. Ngo rero ngo ntabwo igihe cyawe cyo kukivamo kiragera, ugomba kukihanganiraho. Nyiva muri izo nzozi nibwo muri iyo minsi imyenda nitwaga ngo ndagira yariwe n'imbeba. Yego. Ntaraguca mu ijambo, tangiye ku buhamya bwaje nabwumvise. Imana ikomeze waye nawe mukozi w'Imana, uvuze abantu baturutse mu ishuri. Nanjye nibuka ko nigeze gutoroka, Imana irangarura. Nanjye ndagizwe ishuri ry'Imana ryananiye pe, mbona abantu baratoroka benshi cyane biremera. Uretse ko gutoroka ishuri ry'Imana bikunda, hari abo byemera ariko hari n'abo Imana itemerera. Ni ukuri. Nawe urabizi. Nanjye ndabizi kuko yambaye. Mbona abantu baratoroka ishuri ry'Imana ishuri bari guca mu kintu kimeze nk'umuferege. Nanjye ncamo nihuta mu ijuru, mbona hamanutse ikintu cy'igitiyo kinini cyane gihita kinyora kinjugunya, ngo subira inyuma ntiwemerewe kugira gute, ntiwemerewe gutoroka. Ubwo urumva rero nawe Imana ntiyabishakaga komeza. Ngo byagenze bite? Ugeze ahantu ngo imyenda ko byagenze? Imyenda iribwa n'imbeba. Ubu amajipo nagiraga, imipira nagiraga. Yego. Nsigarana ijipo imwe n'umupira umwe. Yego. Mfite mukuru wanjye, njya ku gihano cyo kuzajya nira. Natiraga. Niba hari ishuri ribaho rikaba ribi, ni ugutira. Yego. Umuntu aragutiza, wajyana umwenda we, waza y'ikizinga, ngo nuko nawe ugutije, kandi wenda ugutije cya kizinga kiriho. Yego. Ntabwo ari kureba ngo ikizinga kiriho, wari kuvuga yuko ariho wagishyizeho kuko watiye. Wakunda Abanyarwanda ko navuga ngo gagaterano gatera imbeho. Gatera imbeho ntabwo kamara imbeho, gatera imbeho hahandi amagambo aba menshi kubera agatirano. Umupira wawambara, dore wawanduje aha, ugomba kuwufuruka, wawufuze nabi. Mura n'ishuri, ishuri riri imbere ishuri. Yego. Ubuzima buranshanga, mingira amafaranga nakayahingiye. Iryo ni ishuri. Ishuri riri imbere ishuri, uko nabonye nyine ninjira mu ishuri, ishuri nginjiramo, ubuzima burankaraga. Kwa kundi nyine tuvuga ngo ni ugutoroka ikigo, nkazana nshaka gutoroka nkajya mu kazi ko mu rugo, nagerayo ati umurimo wanjye wawusigiye nde, tigaruka. Yego.
nkashwana na ba mabuja, namara gushwana nabo sinshwanye n'ibishinga, nkafatwa Imana ikaniza amarira, ndacyari umukobwa w'inkumi, nkafatwa n'amarira, nta muntu wankubise, nta muntu wandutse, nubaza amarira aturukaga, nubaza ikintu gipfutse cy'amarira cyaturukaga kikaza mu mutwe, nkarira bandambirwa bakanyoheza nkataha nkajya mu murimo w'Imana. ubwo ngo natorotse ikigo nkongera nkagaruka nkaguma ku ishuri ryanjye, nahingiye amafaranga ndi ku ishuri ryo guhingira amafaranga. ahubwo se warahingiraga ukanayabona ukabona yuzuye cyangwa barakwamburaga? Bampembaga 400, abandi bari guhembwa 1000. Yego, gute baguhembaga 400 kandi bari guhembwa 1000? Ntabwo wakoze neza, ntabwo uzi gukangaza neza ibyacu ngo bishiremo, wahinze usiba nk'abana. Yego, rero kubera wahinze usiba nk'abana turaguhaya kandi nturi butegeke. yego, cyangwa tuguhe bimwe mu mirire baragenda batoranyamo ubutoya muri bya bintu bizima. Niba ari ibirayi baraguha ibisate, yego, kuko ntabwo uremererwa kurya ikirayi kizima. yego, ndabyumva cyane. Arega sinzi, hari umuntu wambajije ngo ese kubera iki ngo abakozi b'Imana ngo bitwa ko Imana yahamagaye, kubera iki bagaragara nabi? ngo baba bambaye inkweto mbi, ngo ipantaro mbi, ngo cyangwa ukabona yambaye ibirenge akirirwa asabiriza, nk'akavuga ese niho byagenze bite? ngira ngo muri Yohana igice cya 9:1 niho handitse ngo Yesu akigenda agabona umuntu wavutse ari impumyi, ngo abigishwa be baramubaza ngo ese mwigisha, uriya niwe wakoze icyaha ni ababyeyi be? Yesu arababwira ngo si ababyeyi be, ngo kandi nawe nta cyaha yakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo ya data yerekanirwe muri we. icyo gihe umurimo wa data utangiye kwerekanirwa muri wowe. Yego, muri ubwo buzima se bw'ishuri ry'Imana bwakomereje bihuze n'itorero, ubihuze n'itorero, uburyo wabaye hanze byanga no kwinjira mu itorero cyangwa mu rusengero usengera, ho mu rusengero byarakundaga cyangwa ishuri ry'Imana ryagezeyo? Ishuri ry'Imana aho ritagera kuko bamaze kubona yuko icya mbere ni urugero, nambara siteribage kandi mfite imyaka 16, 17. Yego, umuntu utari kubona yuko uri mu ishuri ry'Imana ninde? kandi ubwo niba yakubonye agomba guhera ku bworo bw'ikirenge, ubundi uriya muntu aroga, ubundi uriya muntu amenya kwiyuhagira, amenya ubundi n'aho abagurira imyenda, ubundi ugasanga amagambo abaye menshi, kandi ntiwemerewe kwirwanirira. Abakobwa bakava mu mujyi bambaye neza bakeye, ntabwo atari kubona njyewe ubu sinagenda nakirwanirira itike koherezwa nkagenda, ntagerayo Imana atereka da ntabwo ari ibyawe, subira iwanyu. Yego, nkataha nta cyumweru, nkataha naruzuza ukwezi rimwe bakampa itike, ubundi nkagenda n'amaguru. ndabyibuka kubera ishuri ry'Imana narirwaniriye njya mu mujyi wa Kigali Kabuga, hasi uciye ku muhanda ujya mu Bugesera. Yego, za Rugende hafi aho. Rugende hasi niho narindi. Imana yamwe ataha nanga gutaha, bose akambwira ngo ariko ubundi waretse tukabana, ndamunanira. uko munaniye nsabye gutaha banyima itike. Yego, reba guturuka i Rugende kugera Rwamagana n'amaguru, naturutseyo isaa 4 ngera Rwamagana saa 12:30. iryo shuri nawe wararyize? Iryo ni ishuri ry'amaguru. Reka utararenga, reka nanjye mbwira kandi gashuri gake. Nanjye nigeze kuva i Kigali mu Gatsata n'amaguru ngera mu Bugesera n'amaguru ukomeza. Ishuri ryawe riranshanga, ndaza mu nzira baravuga ngo uriya muhanda ujya mu mujyi wa Kigali ngo barahotora, kuko hari ibyo urebesha amaso. Umuntu akaza akakubwira ngo nutama ibi biramera uko. Yego, basaka igikapu cyanjye, basatse igikapu cyanjye baburamo amafaranga, basanga harimo 2. niyo nagendanaga akabibiri gatoya bwa bundi buto bw'abanyeshuri. Baravuga barabwirana bari 3, sinzi umuntu bari bavuye kwicepfo, baniga nka saa 7 z'amanywa, barambwira ngo muko tiduha icyo gikapu kirimo amafaranga. Ndakiba, barasaka barunda hasi imyenda barasandaguza, bamaze kuyisandaguza baravuga nk'itunguye ngingegera ngo nta mafaranga afite, ngo ifite ijambo ry'Imana yonyine, ngo ubuze ijambo ry'Imana ngo twarehekenya.
baragenda bahagarara ku ruhande babitekerezaho ngo ariko ubundi tumukubite tumwice cyangwa tumwihorere kuko Imana nari narayisenze ari iri kunshyira mu ishuri sinapfa ahubwo baraza bapakira ibintu barambwira ati fata ibintu byawe tubare 1 2 3 warenguye yego nitukubone ubwo urumva ko nawe cyari ikigeragezo cyitambitse iryo ni ishuri yego nkiriho ni mu muhanda simfite data simfite mama muri muhanda simfite mukuru wanjye simfite iki simfite n'icyo kurya ni ku ishuri ryanjye nyine kuko narijyanye ntanze nagashatse kugira ngo noroke ariko gutoroka biranga muri uko gutoroka rero kugira ngo ngaruke mu ishuri ryanjye nagombaga kugera n'amaguru ibyo ndabyihanganira ndakomera nkabwira abantu bari kunyumva niba Imana yaraguhamagaye ikaguhamagara muri wowe ukumva yuko ari iguhamagaye ikaguha agakiza ku buntu ikaguhamagara ikavuga ngo mwana wanjye yego ninjye ukwihamagariye ikaguha ishuri ryo kugira ngo igupime ikurebe irinde kugira ngo uve mu ishuri rimwe yego kuko iyo uritorotse gake yego niba uritorotse uyu munsi hari aho wari ugeze uratangira bushya niko bimeze uratangira bushya ugaruke mu gutira wenda wari ugeze ku cyiciro kindi cyo kubura amavuta ya hari akenda yaguhaye usubire mu gutira niwe ngo uyu muntu reka nawe uri kugendana nawe yego okay noneho birumvikana ko hari ahantu hamwe na hamwe Imana yagiye gutabara cyane ese wigeze wirwanirira tuvuge ko wagiye wirwanirira nk'inshuro nka zingahe ni kenshi ni rimwe hari igihe urwanda ukarwanirira rimwe narirwaniriye ngeze aho urarambirwa mbwira Uwiteka tuwite ahasigaye isahanjye yego birumvikana ko wari ugeze hahandi ho gucika intege wirwanira uvuga ati ubundi wagerageza nkibonera ijipo nkibonera ukwe mfite imyaka 18 ntabwo nyabyibagirwa mfite imyaka 18 narifashe njya mu kazi nabaga hano i Rwamagana yego nkora akazi ko mu rugo amezi 2 ndataha navuga ngo nje gukora curuza ibigori ibi bita ngo ni ukuzunguza yego zunguza ibigori ikigori kiri kugura 900 zunguza ibigori bigeze aho biranga ndavuga ati ibi bintu ntabwo ari byo numvise ko atari byo ubwo navuye i Kigali ngenda nzunguza ibigori mbona wapi nabyo biranga nkabana na papa namara kubana na papa nkajya gusenga ariko najya gusenga nkumva ntibimfasheho ngeze muri ya myaka yo kumva ari njye uriho iyo myaka ni mibi ku mwana w'umukobwa ku mwana w'umuhungu iyo myaka niyo Yesu ashaka yuko dukirizwamo yego birumvikana cyane nsubiye hasi gato mfite imyaka 16 mama navugaga ngo Honori ko mbona umeze nk'ushyushye ntushaka kuzanzanira inda nandi uzanzanira nonga ati nari nzakuzanira ati koko ngwije imyaka 16 ndeba barumuna banjye ndeba na bakuru banjye sanga naho turi ndavuga ngo ubu ni imbyara mfite imyaka 16 nzabasha kwirerera nyimara kubona yuko njye nasashobora kwirerera nahise nihineko ndavuga ngo Yesu we niwe wafata umuntu kandi ukamukomeza ntabwo mbujije abantu kunkunda ariko ngiye kumenya uburyo ngomba kwikontorora yego mukobwa unyumva musore unyumva umubyeyi unyumva umupapa musaza mukecuru unyumva igihe ugezemo niwe ugomba kumenya ngo ndihinega iyi runaka nta muntu uzaza ngo aguhinege nta muntu wo hanze uzaza ngo aguhinege wowe ubwawe intego iva kuri wowe ureba aho waturutse ukareba n'aho ugeze ukareba n'abo muri kumwe ukavanga ariko ubundi abantu ndi kumwe nabo saba kundera kurangara aho kugira ngo meze ngangare wakomeza inzira inama nagira abantu buri kintu intego ifatika niba uvuze ngo mvuye muri ibi byaha irinde kugendana n'abo banyabyaha menya ngo kuko ngeze muri iki cyiciro cyo kuba muri ba banyabyaha ahubwo ngewe ngiye kureba undi uri kugenda mu rugendo rwo gendamo yego naguciye mu ryo uvuga noneho ubona ko ruri mu myaka ikomeye cyane kandi ya myaka ya adolesa numva ni imyaka ishyushye cyane uko babikubwiraga ese ko twabonye ko abantu benshi abasore urubyiruko
bagendere muri iyo myaka cyane cyane, wowe n'agakiza wabikoranye ute? Turabizi ko abantu wa mugani warirwaniriye n'ibyo. Ese wakomeje kwiberaho ubuzima bw'ubukene wumva uranyuzwe, cyangwa ugeze kure uriyakira, cyangwa wakomeje kwishakishiriza uvuga ati reka nshaka ikiraka cyo gukora mu rugo cyangwa guhinga cyangwa kugira gute? Ukora ikiraka cyo guhinga, ugakora ikiraga cyo gufura, ibyo byose ukabikora, yego, ariko ukarinda gushaka amafaranga uyashakiye ku mubiri wawe. Yego. Ku mubiri mvuga, umukobwa areba undi ari gusa neza, yego, akavuga ngo nanjye ngomba gusa neza nk'ukasi, kandi ntuzi aho amafaranga yakura. Yego. Ndabyibuka hari umukobwa nashatse gukorera nawe, nabaga ku Muhima ndi mu kazi, yego, ambwira uburyo abona amafaranga, njye ndi mu kazi ndi gukora 15,000, arambwira ati njyewe 15 bampemba bigomba kugeza icyo gihe ku kwezi mfite nk'ibihumbi 50 bisi. Ese wabikuye hehe? Ati ubuse ubona nsa nabi? Yego. Ati umuntu wandeba ubona nsa nabi? Icyo gihe ndabyibuka nari ndi munini, aho bati isura ufite wakayirishije turi muri uyu mujyi. Yego. Ndavuga ngo ntabwo njyewe aricyo cyanzanye muri uyu mujyi, icyanzanye ni ugushaka amafaranga, ntayabona nkataha, ntayabura nabwo nkataha. Yego, birumvikana. Iyo ni intego nk'umukristo cyangwa umuntu ushaka gukurikira inzira y'Imana, n'ubundi yemera kunyura muri ya nzira y'amahoro. Yego. Aho hantu ni ukuvuga ngo ubuhamya bw'ubutayu niho turi. Mu butayu ubundi tuzi ko ari ahantu hatagira amazi. Mu butayu nta so nta nyoko kwitaho, ugenda wenyine. Honori, ujye usengera mu butayu? Tubwire muri make, tubwire ugera mu butayu bwa mbere uvuga ati ngiye mu butayu, abantu wahasanze n'umwuka wahasanze byari bimeze bite? Tubwire muri make. Sengera mu butayu bwa mbere, twagiye mu butayu, twari turi abantu benshi bagera mu 10. Twarasenze, mbona mise nsubizwa ikibazo, igisubizo nari najyanye. Yego. Noneho nsubijwe ndavuga ati ahantu hari Imana. Yego. Mu butayu haba Imana. Ndabukomeza. Yego. Ariko yo ubwayo iracecetse. Yego. Nyine irashaka kugira ngo mbanze mbumenyere. Iransubije bwa mbere, ndabyibuka nari nagiye mfite ibyifuzo by'imyambaro by'akazi, irakama. Yego. Ndavuga ati hari aho hantu bavuga ngo Samatari, ubone njye wazajyayo. Samatare urenze kuri biriya bice bya Nyagasambu. Hino hano. Hino Nyagasambu. Hino Nyagasambu. Hano mu kabuga ka Musho, manukiye mu kabuga ka Musho. Nangije ndavuga ngo nanjye wazajyayo. Njyayo. Ndasenga, twari dufite ideni rya kredi iwacu, Imana iragishyura. Natahana hari Imana. Yego. Ubwo ni ubuvumo, ubwo ni bwa butayu. Ukuri kunyoshya iranyosha, mbona yuko ibyiza byose biri aho butayu. Yego. Ubundi ubutayu ndabugenze. Ubutayu ndabugenze, ibikumba ndabigenze. Wasengeye igihe kingana iki mu butayu? Ni imyaka ingahe ugereranyije? Nasengeye mu butayu guhera mfite imyaka 15. Yego. Ndinze ngwize imyaka 24. Ubwo ni imyaka ingahe? 13 usengera mu butayu. Ufite imyaka 15? Nari mfite imyaka 15. Yego. Ubu ngubu mfite imyaka 24. Yego. Ni imyaka myinshi cyane. Birumvikana, ni imyaka 9. Imyaka 9. Imyaka 9 yose usengera mu butayu. Usengera ahantu mu mwobo, uvuga ngo hari Imana, mu ishyamba. Aha hose nkajyayo. Imvura ikakunyagira, tewe arati Imana yarambwiye. Imvura ikanyagira, ahubwo imvura yagwa ukaba ari bwo ubyina. Yego. Ati Imana iri kundeba. Akawakabonye wite, ubundi uri kumbona. Ariko ibyo bintu kwa Yesu birarya. Hari ibyo nabonye ukira mu butayu. Nkigera mu butayu bwa mbere, narahageze mbonye abasore n'inkumi bategereje abagabo. Reka nkubwire, ibibazo najyanye byahise bijya. Okay, birumvikana nyine Imana isana umuntu mu buryo bugera gute bukwiriye. Njyewe nta wenda kubera ko icyo gihe nari mfite ikibazo cy'imyambarire, ariko ibyo kurya ntabwo nari mbibuze, nirezaga ku bushake, ariko imyambarire ku muntu w'umugabo cyangwa umusore byari bisebye cyane. Imana iri gusana bitewe n'icyo ugira ute, izi buryo yaguhumuriza kandi ukishima. Rero ubwo butayu nawe ibyifuzo niyo mpamvu bijyanaga bigahita bikemuka, cyangwa wagera Imana igitubwira amasezerano meza ati mwana wanjye ndaje iki ndagikoze ukagira ngo n'ejo, kandi bizafata nk'imyaka 5 cyangwa 10. Rero imvugo y'Imana ikugenda. Isezerano ry'ubukwe nari mu myaka 12.
imyaka 12. imyaka 12 Yeah, niko bimeze. nakoresheje ubukwe ariko Yego, nubatse urugo yego, kandi nararihawe kera yego, naranarisengeye yego. ndabyibuka narasengaga nasenga nabwira Imana ati Mana njye ndashaka kuzakoresha ubukwe ndi umukobwa kambwira ngo wowe kwirwanira kwawe ntabwo uhari Yego, no gukoresha ubukwe bwa mbere ntabwo uhari Yego. kuko nukoresha ubukwe bwa mbere ntabwo uzabona urubyaro yego. Noneho hari nyine utubwiye ko wasengeye mu butayu imyaka 9. Ni 9. Urumva ni imyaka myinshi cyane. Honori, ntabwo wigeze ucika intege uvuga ati ibintu mbivuyemo ati ngewe kwirwa niruka muri ibi bintu ngewe binshi, noneho ukumva nta kakazi ntugashaka kubera ko Imana ihora ivuga cyane ntikora. Ese kwirwa wiruka mu butayu kwa mbere kwa kangahe utagira n'imyenda yo kwambara, abantu bakavuga ati uyu mukobwa yarasaze. Ese umuntu yirirwa yiruka inyuma y'Imana yambaye igitenge kimwe cyangwa ijipo imwe cyangwa yirirwa atira. Ntabwo wigeze ucika intege ukumva ntushaka kumva n'umuntu n'umwe? ucika intege hahandi n'iwanyu bakurambirwa. Ese ingendo zawe zirangira? Yego, Ese ntabwo wafata isuka? ese yego, ibibazo bigahita biba byinshi ukibaza ngo ariko ubundi Imana njyewe unziza iki? yego, unziza iki? kuba umbwira ngo uranabaye ikakubwira ngo ndaje mwana wanjye ndaje ukuri kukubwira ngo ndaje ntabwo aribwo yiteze. Imana rero igira kumva ijwi ry'Imana bisaba ubuhanga. Ijwi ry'Imana riraza Yego, ukumva koko birasohoye cyane kandi tugira n'imbaraga. ukumva mu gitondo cya kare urinjira muri bya bintu Yego, ariko ukaba ukiri mu ishuri. yego. Icyo kintu impamvu ikikubwiye iri kugukomeza, Niko bimeze. iri gukomeza mu mutima ngo ukomere nubwo uri guhura n'ishuri rikabije Yego, n'ishuri rigoye yego, ariko ugira ijwi. yego, ryajwi niryo ribugucishe muri ya nzira y'inzitane. yego, hari igihe urota ukabona uri mu ishyamba, ishyamba ni ibigeragezo. yego, ibyo bigeragezo rero kugira ngo bitambuke ni uko uri bugendane n'ijwi. yego. Imana ikakubwira ngo ca muri iyi nzira, Haleluya. iyi ngiyi ntuyicemo, ca muri iyi nibwo uzagera iyo ugera. Yego. ariko nikubwira ngo ca ugaca Imana birarangira. irakureka. Dore nageze aho ncika intege mbwira Uwiteka tuwita ubundi uranzi cyangwa ntabwo nzi. yego, yuri umukobwa arakunda nkundana n'abahungu benshi byose bigenda bicaho, yego, ariko kuko Imana yarambwiye ngo nzashaka nzubaka urugo ariko mfite umwana, yego, byarangiye biba bibaye. yego, ntwarinda mfite imyaka 21. yego. Ntacyo. Noneho Imana uburyo yagiye gucisha mu bigeragezo, hari umunsi umwe wibuka nibura muri ibyo bigeragezo Imana yaguhaye manu ukavuga ati iyi manu ni iy'Imana. Ndabyibuka. Icyo kwambara se, inkweto se, akajipo se, mbese manu izi uburyo butandukanye. Ndabyibuka. Kuko turabizi mu butayu iyo Abisiraheli bajya mu butayu bagiye batungwa na manu, bya bintu biza utazi iyo bivuye. Twasengaga muri gurupe yo kuwa gatandatu nijoro. Imana mu mwuka wayo ikoresha umuyobozi avuga ngo Nori ngo bite n'ikibazo cy'imyambaro. Yego. Mwati nyibazaho kuko nta myambaro mfite. Nyimubwira ngo nta myambaro mfite, abo twari turi hamwe bahita bavuga ngo Nori ejo uzaze tuzajyana intunga mugurire ikanzu. Yego. Intunga hariya hano mu isoko ry'intunga. Yego, ndahabona. Tugiye hari ikintu cyiza ukabona ni impano Imana iguhaye. Yego. Agura ikanzu bamuciye 12,000 ihagarara 8,000. Ndamubaza ngo iyi ni iyanjye? Ni iyawe. Ndongera musubirishamo iyi kanzu nguriye ni iyanjye? ngo Nori ngo ni iyawe, ngo ahubwo ngo ino mugure n'inkweto. Yego. Amena. Nibwo nase mvuga ngo Imana itanga amana. Yego. Hari imana iguha ishaka kugira ngo ibanze kumwakureho gake, ubona yuko mu ishuri urimo ariko muri nayo. Yego. ntabwo ari bw'ishuri riba rirangiye. Oya, ni ukugira ukomeze urugendo. Ni ukugira ngo ubone yuko muri yo harimo byose, harimo imyambaro, harimo ishuri, harimo gupfusha, harimo kwihangana, harimo kurira, harimo kwiganyira, harimo kwijujuta. Ubundi Mana wazanaga iki? Ubundi wanjyanaga he? Rero ibyo byose bireke.
yego ukurikireyo. birumvikana. Mu ishuri guhaye urihe kurikomeramo, mu butayu urimo, mu ishyamba urimo ry'inzitane yego uhe gukomera. yego Wowe mubyeyi, wowe mukobwa, yego komerera mu ishuri urimo. Nutotezwa yego urugo rukagutoteza ukabirebesha yuko uri gutotezwa, komerera ku mwami waguhamagaye. amen. Uvuga ngo iyambaye uru rugo ni nayo izaruha gutuza, niyo yaba mu mano yo kubana neza n'umugabo yego y'agahe gato, yego uvuga ngo iyi yego nuko ndi kumwe nayo, yego nari kumwe nayo nanjye mba narasenye nk'abandi. yego. Noneho uvuze ibintu bya manu manu, ubundi ikikwereka ikimenyetso cya mbere cyerekana ko umuntu ari mu ishuri ry'Imana abona manu. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Abisiraheli twavuze ngo bajya mu butayu bajya babona manu y'Imana. Natwe rero tugeze mu bigeragezo cyangwa turi mu ishuri ry'Imana, kubera ko Imana iba yakurekuye, irakurekura ikakurekurira abantu, bo barakujugunya ariko yo usigara mu biganza byayo. Yo nta kindi rero iguha ka manu kameze nk'ako gutera serumu kugira ukomeze urugendo. Naho ubundi ubukirwaye mu buryo bw'umubiri bakorera akabona urarwaye. Ngira ngo ubwo ni uburyo bwa manu wabonye mu butayu. Wenda birumvikana. Ese mu butayu turi mu butayu cyangwa se twageze mu ishuri ry'Imana, mu itorero cyangwa musengera bimeze bite? Tunyureho muri make. Noneho bakabijeho mu rusengero ko tuzi ko mu rusengero harimo abana b'Imana, pasiteri n'umwana w'Imana, abadiyakoni n'abana b'Imana, abaririmbyi n'abana b'Imana. Ugeze mu rusengero baragukunda cyangwa barakwanga? Mu rusengero ikintu bagukundira cya mbere, bagukundira ku bwitange. Yego. Aha. Nudatanga ubwitange ntabwo uri umukirisitu. Yego. Niyo waba warabatijwe ukabatizwa inshuro nka magana angahe, ariko udatanga ubwitange reka da. Niba bashyizeho 10 ugatanga 3, hakahita haza utanga veni akarenza, uwo ni umukirisitu. wowe ntabwo uri umukirisitu. Ubwo rero kubera wowe uri hasi, ishuri ryose rizaza bazajya bakurebera mu ishuri. Niyo wakambara umwenda usobanutse, yego, bazava ngo uriya muntu buriya yawutiye kuko aracyari mu ishuri. Sinyabyibagirwa n'umugabo wanteye inda, nambaye ikanzu nari nyimaranye igihe, kuko akindebera mu ishusho yawe yapfiriye, kubera iyo nabaga nkahava nkaba mu mujyi, aracyandebera muri iyo shusho. Arambaza ngo ariko ubundi nuri ikanzu wambara, ikanzu ukunda kwambara ko nziza, uba wazitiye cyangwa n'izawe? Yego. Ndamubwira ati se umuntu umutira kwa mbere, ukamutira ku cyumweru, ukamutira kwa kangahe? Namwe ati rero Yesu ntago mukindebe nubwo kiri kundebera muri ya ndorerwamo ya mbere, ntago ariyo nyirimo. Imyenda umbonana yose ni iyanjye. Amen. Nta kintu nira, nta rukweto nira, nta kintu na kimwe. Ngo se niba byose ari ibyawe, ngo urumva njye nawe ngo urugo rwashobora? Nati se kubera iki? Ngo uri umukire. Yego. Ngo kuko ngo ikanzu wambara ngo iri mu 20,000 na. Yego. None se ubwo njyewe nayishobora? Ndabwira ati rero kuba Yesu nako yaragasizeho, Imana ishimwe. Yego. Birumvikana. Ariko n'ubundi umuntu aba akiri mu ishuri. Yego, birumvikana. None se ko abashumba n'abadiyakoni, sinzi mu rusengero rwanyu cyangwa mu nsengero cyangwa itorero muri rusange, ngira ngo iyo umuntu aba adafite icyo kwambara baramurebera bakamuremeraho kugira ngo bamuseke. Ntabwo bajya baremera abantu, cyangwa se ni ubwitange baba bashaka gusa. Wenda tubishyire muri rusange, nta torero tuvuze, ntaryo usengeramo, ntaryo nsengeramo, ntaryo mvuze, ariko itorero muri rusange. Niba Imana ihamagara abantu yarangiza ikabazana, mwebwe mukaba abarimu bayo, si uko mudafite umwuka w'Imana cyangwa Imana inangira itorero ryayo kugira ngo mutugirire nabi cyangwa kugira ngo mutwigishe? Ni Imana inangira. Yego. Kuko itanangiye buri muntu wese areba akabona urakenye akagufasha. Ariko yo ubwayo uko yanangiye umutima, ikanangira umutima wa Farawo, yego, yo ubwayo ikaba ari ibyikorera, ikagumana ubwoko, yanaburekura, niburekuye ikibuka yuko igomba kubugarura kugira ngo bongere bafate amashereka bayongereze mu byondo. Abyibutse baramaze gutsimba Gatete ukabakurikira. Yego. Ariko babakurikira bo nta jambo. Abisiraheli bo bafite ijambo. Yego. Ni nako umuntu
yari mu ishuri ry'Uwiteka. Imana inangira imitima y'abapasiteri, yego, ikanangira imitima y'abakirisitu, ikanangira buri mutima wose kugira ngo bakomeze bakurebere muri ya juru. yego, yo ubwayo yego, niyo inangira umutima. yego, Cyangwa hakaba hari wa muntu wumva wagira icyo afasha umuntu ariko agahita avuga ngo ariko ngo ninyimuha ubundi ndaba maze iki, yego, ubundi nshaka ngo wabyihorera, yego, aturiya n'ubundi ahora ari agakene niyo nakimuha bamurebera muri yego, icyo gihe rero uracyameze nk'aho umutima wa Farawo Imana yanangiye, yego, nawe uracyanangiriwe n'Uwiteka, yego, kuko umunsi Imana yakwemeje ngo uzabitanga, isaa 11 uzaza unkomangire, yego, hatabahana hati Imana yambwiye ngo rero ngo ngende nca muri izi nzira izi n'izi yego, mugezeho ibi bintu. Iyo ni Uwiteka wakuraje ijoro kugira ngo uzume. yego, Ariko igihe nkiri muri rya shuri iraza ikanangira itorero umutima. Igihe izakubwira yuko umutima yamaze kuwugira, ni cya gihe uzumva wicaye mu iteraniro Imana yaragutekerejeho, ukumva mu nama baravuze ngo ariko uyu muntu turumva twamufasha. yego, Icyo gihe Imana yakwibutse, yego, amen, yibutsa yuko hari icyo ushaka. haleluya, Igihe rero hari icyo ushaka, yego, komerera ku mwami. Yamaze kumenya yuko hari icyo ukeneye, icyo gihe n'ibintu bazazana na wa wundi warebaga azareba igitenge cye yibaze kukijyana, Imana imwemeze ngo kijyane, yego, kuko Imana amaze kuvuga ngo kwirara ikivuye ngo umwana wanjye agomba kwambara. Okay, reka tujye ku kindi kandi gace gatoya mu butayu. Mu butayu haba harimo abahanuzi batandukanye, sibyo? Mu butayu ugiye kubona ukabona abantu bari benshi cyane cyangwa bigisha ijambo ry'Imana aba ari abahanuzi. Ese ubona abahanuzi ubwa mbere wabafataga wabarebaga mu yesura, ubonaga ari abana b'Imana 100%, ubona abahanuzi ko barakumva barakubwiye ati Imana ikubwiye iki, wabafashe mu yesura kuko hari ibindi ukubaze ku bahanuzi. Abahanuzi bwa mbere mbabona kubera njye Imana yamamagaye, nkamamagara mu mwuka. Nari nzi yuko buri muntu wese abona ibintu ari nijoro, yego, atabona ibintu ku manywa. Ibyo byo kuza ukambwira ngo Imana irakubwiye, ntabwo nari mbizi. Nageze aho mbafata nk'aba bantu bavugaga ngo bajyaga kubaza Imana ngo ngese iyi minsi uzamera ite. Yego. Nyuma ngeze aho ndabamenyera, mbona yuko ari abakozi b'Imana. Yego. Ariko ndavuga ngo umukozi w'Imana uko ameze uko nta cyaha agira, yego, nitwe banyabyaha. Yego. Ati si umunyempano yaba umunyabyaha ati. Yego. Umuntu uvuga indimi yaba umunyabyaha ati. Yaba umunyabyaha ati. Uburiya umuntu uvuga indimi arebana n'Imana. Yego. Aba ari kurebana nayo. Yumva yera dede nyine. Ubwo wera. Ibyo byose nkagenda bikusanya nk'abati umukozi w'Imana hava akagera nyawo, atari aba bari gupirata ku ma YouTube ngo Imana yavuze itavuze. Umunyempano nyawe kururu Uwiteka bakarebana. Yego. Kandi kamubwira ngo ca muri iyi nzira ntuce muri iyi, akaba ariyo yubahiriza. Okay, noneho abahanuzi nta muhanuzi wigeze kuvangirwaho cyane. Ntabwo ari ngombwa ko muvugira hano, ariko umuntu wese wagiye mu butayu ajya ahora n'umwuka w'ivangirwa cyane. Uwakuvangiwe yakubwiye ngo iki? Nari umukobwa mbani Rwamagana, yemeze neza, nta kibazo mfite. Umuntu arambwira ngo Imana irinze imodoka zanjye 2, nta n'ipine y'igare mfite mu nzu. Ubwo so umuntu we nakwiriye guterwa amabuye, ariko kugira ngo njyewe nagaragaza aba ari gusenga na yuko yavangiwe. Yego. Nabango ubwira bikoze urikiriza. Kuki utahagiye umubwiye ati urabeshya, byatewe n'iki? Ikintu cyabiteye, abantu bamwicaye imbere bararenga abantu nk'ijana. Ndifatanye mubwire ngo uravangiwe. Hari undi uri buze urushije amakaka ngewe. Yego. Wa wundi ufite kamere ahita mwatari ubundi wasaze. Ngewe urambwira ibi nabigira. Yego. Nge naracecetse kuko hari icyo nari mfite. None se cyanje mu bugingo. Noneho turagira ngo dufashe gusobanukirwa neza
abadukurikiye kuri uyu muyoboro wacu, ese ko abahanuzi bose tubona iyo bageze hariya batitira bose, wa mugani twavuga ngo baratitira bakanavuga n'indimi, umuhanuzi w'ibinyoma azababwirwa n'iki, n'umuhanuzi w'ukuri azababwirwa n'iki? Tubwira ibimenyetso bimwe na bimwe wenda bishobora kuranga umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri, kuko ubwenge bwaragwiriye muri iyi minsi. Umuhanuzi w'ibinyoma reka mbari wemeraho, yego, azaza asange mu iteraniro aho mwicaye, yego, akwitegereze, akurebere mu isura. Ni urugero, ndi umukobwa nagiye nyenyeye igitenge, yego, uko ngiye nyenyeye igitenge niteze agatambaro, yego, naza arahita ambwira ngo Imana impaye urubyaro mu rugo rwanjye. yego, kandi uri umukobwa, yego, uwo muntu kandi avuze ko Imana iguhaye urubyaro mu rugo, yego, kandi urabizi ko nta rugo ufite. Nanjye ntaguciye mu ijambo, hari umuhanuzi ugeze kumbwira ngo 2022 Imana inyubakiye urugo, na n'ubu ntabwo ruraza, ariko ntabwo nabigize, ariko uwa kabiri noneho we yarampagurukiye turimo dusenga mu butayu, arambwira ngo umugore wanjye Imana iramurinze kandi nta n'uwongira. Rero komeza tubwire, nta kibazo twigisha abantu ku bijyanye n'ibi bintu by'abahanzi b'ibinyoma. Umuhanuzi w'ukuri ni uwuza, ni mu bana, yego, nazi n'aho uturuka, yego, akaza akahita agukubita ku gikomere ufite, kandi nta no gusaba n'amafaranga, twongeye ako kantu, nakwaka amafaranga, yego, ahubwo kundi muri guterana ko ngo haguruka. Ni urugero, ufite ubukene bukabije iwawe, Imana igahita ikubwira ngo icishe muri we, ati mwana wanjye ndakugaburiye, yego, kandi nkuhaye imyambaro, ubwambaro busa nkumbukuyeho, yego, uwo muntu ni wujuje, yego, birumvikana. Nanjye ngira ngo bimwe mu bimenyetso biranga abahanuzi b'ibinyoma nibyo birimo. Hari n'umuhanuzi uguhanura akakubwira ati mpa 5, yego, yavuze ibintu by'ukuri, yaguhanuriye, yego, yakubonye, ariko aravuga ati ngurira akantu. Ese impano duhabwa ko Yesu yavuze ngo duhere ubuntu tuzatangira ubundi, uwo muhanuzi ko hanuye ibintu by'ukuri akaba yatsa amafaranga, uwo ni umuhanuzi w'ukuri, ni uwavangiwe? Ubundi uwo muhanuzi tumufate mu ruhe rwego? Ubundi umuhanuzi w'ukuri ntabwo yaka amafaranga, yego, impamvu ataka amafaranga, Imana irabanza aho ari we mu rugo kuwe, yego, ikamuha iby'uwo mudugudu, yego, ikamuha iby'uwo muntu, yego, kwa kundi yabimuhaye, yego, wazava mu rugo, yego, akurikije umwuka uri kumuyobora ngo ca, yego, genda aha, nyura aha. Umuhanuzi w'ukuri azaza kubwira ibyawe, ntazanakurira ibyawe, yego, azakubwira ngo hoya, Imana yantumye gusa, ubundi agiye, igendere, niko bimeze n'ubundi, kuko yagiye yarara mu kigunda, yarara hehe, ubutumwa yabusoje, ariko ntabwo ashinzwe gufata yawe. Yego, reka twinjire ku kindi cyiciro, wenda umukozi w'Imana, kandi Imana ikomeze guha umugisha rwose. None se utubwiye ko wagiye uhamagarwa, watubwiye ko wahamagawe ukabibona mu nzozi, ndetse n'uburyo bw'ishuri ry'Imana uryiga. Ese wowe nta muntu wigeze umwuka wera gusura ku buryo wamuhanurira ukamubwira, ukaba wamuhanurira? Tumara amatsiko, uko byagenda kose umuntu wigishijwe n'Imana aba afite impano runaka, kandi impano, bimwe mu bintu duhabwa bya mbere abantu batajya bamenya, ntabwo ubutumwa bw'Imana ari ubwanjye, kuko nimbubika ntacyo buzamarira bagenzi banjye. Ntabwo impano nahawe y'ubuhanuzi cyangwa gusengera abantu si ibyanjye, impano tuzihererwa abandi. Ni ukuvuga ngo n'ubutumwa turi gutanga hano turi kubwikura ko ntabwo ari ubwacu, hari abo bugiye kwigisha, hari n'abo buri bukomeze. Ese tubwira nyine muri make, wowe nta muntu wigeze Imana igutuma umubwira ati ariko Imana yanyeretse ibi n'ibi 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 n'ibi? Yego, ndabyibuka nahereye kuri mama, hari nka ryari ugereranyije? nari ntwite 2020. 2020 njye nibwo nari ndi guhamagarwa, urumva ko kunduta. 2020 twari turi mu ishyamba, turi gusenga mu butayu bw'ijoro. Yego, Imana irambwira ngo mwimuke inama umunsi n'itariki, byibuka yari umunsi wo kwa kabiri, irambwira ngo umunsi wo kwa kabiri nugera mutarimuka, uzabura umwana wawe umwe wowe ufite. Yego, byageze kwa kabiri tutarimuka, ariko turi gupanga kwimuka. yego, byageze saa 8 umwana yafashwe, araremba,
araremba, byadusabye kwimuka Shisha itabona. Reba, bagombaga kuva Ingoma bazi n'aho i Rwamagana. Yego. Byadusabye kugira ngo bigeze saa 2 z'ijoro twamaze kugera muri Rwamagana. Yego. Twageze i Rwamagana, umwana twamugejeje inaha wagira ngo ni nk'umurambo. Yego. Ntituzi indwara arwaye, ni umuriro uhinda n'inkorora ize y'agahato. Twageze inaha umwana wamushyingura. Okay. Tubyuka mu gitondo turi inaha. Tubyuka mu gitondo umwana yakize. Imana iramubwira ngo byari ikimenyetso imuhaye cy'uko ariyo yavuganye nayo. Haleluya. Mukozi w'Imana rero, reka turebe iki gice cya kabiri cy'ishuri ry'Imana, tugicumbikira tuzagaruke mu gice cya gatatu. Ariko Imana iguha umugisha cyane, ufite inyigisho nziza, ufite amavuta. Tuzakomereza ku bijyanye n'izi mpano z'Umwuka Wera tugiye kuvugaho Imana iha abantu yahamagaye mu byerekeranye n'imihamagaro. Reka rero dusenge kugira ngo dusoze iki gice, tuzakomereze mu kindi. Mana nziza, Mana ikomeye cyane, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, nubwo duhagaze hano ariko turi imbere y'iteraniro ryinshi ku isi. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, umukozi wawe wamukoresheje. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, ibi yari yarabigambiriye kubigukorera cyangwa kuvugira imbere yawe, ariko igihe cya mbere kikaba gisohoye. Turakwinjiza ukomeze umukoreshe, uzamukoresha iby'ubutwari. Mu izina rya Yesu Kristo tugusabye twizeye, amen.